Karasira Aimable waburaga amasaha make ngasohoke muri gereza ku gihano cye cyari cyarangiye. Amakuru amenyekanye neza ko yamaze kwitaba Imana. Ni inkuru isamiwe hejuru cyane cyane n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari hanze, aho bakomeje gutangaza amagambo ateye ubwoba bavuga ko ashobora kuba yishwe. Gusa urwego rw'igihugu rushinzwe igororero RCS rwatangaje ko Karasira Aimable uzaramba yapfuye nyuma yuko afashe imiti myinshi yarasanzwe anywa akarenza ingano yayo, aho ndetse yaje guhita yitaba Imana cyangwa se iyo miti imuhitana. Mu itangazo urwego rw'igihugu rushinzwe igororero ryasohoye yavuze ko ngo none ku itariki ya 7 Gicurasi mu mwaka w'ibihumbi 2026 urwego rw'u Rwanda rushinzwe igororero RCS rurabikira umuryango wa Aimable uzaramba Karasira witabye Imana mu bitaro bya Nyarugenge, aho yajyanwe kuri ibi bitaro nyuma yo gufatwa anywa ingano irengeje igipimo cy'imiti ye y'uburwayi asanganywe cyagenwe na muganga. Aho ndetse kuri ubu RCS ngitegereje raporo y'abaganga ku cyaba cyateye urupfu rwe, aho umuvugizi wa RCS Sengabo Hilary yabwiye itangazamakuru ko ku munsi wo kuwa gatatu bwo Karasira yaramaze kugenzurwa ahabura amasaha make ngo asohoke muri gereza, aribwo yanyweye iyo miti yamufashaga ku burwayi bwo mu mutwe yari afite. Aho yagize ati ubusanzwe iyo yanywaga iyo miti yasinziraga ikamufasha gusinzira umwanya nk'amasaha 6, ariko kuko yayinyoye nk'uwiyahura yanyweye myinshi, ni nayo mpamvu yamuviriyemo urupfu. Bamugejeje kwa muganga ku bitaro bya Nyarugenge biranga ahita hasiga ubuzima. Sengabo kandi yavuze ko yapfuye mu masaha y'ijoro ahagana saa 6. Hakaba rero hategerejwe raporo ya muganga igomba gusobanura imvano y'urupfu rwe, ariko ubusesenguzi bw'ibanze bukagaragaza ko yishwe n'imiti myinshi yanyoye. Yakomeje agira ati ibyo byabaye ibisabwa byose kugira ngo afungurwe byarangiye, ariko iyo birangiye haba hasigaye gusakwa ndetse no gusohoka, nicyo cyari gisigaye gusa. Aho ndetse yahise afata iyo miti noneho arayigotomera. Karasira wamenyekanye nka Professor Niga yari yarahamijwe icyaha cyo gukurura amacakubiri muri rubanda, aho yararangije igihano cye cy'imyaka 5 yari yarakatiwe. Icyo gihano yagihawe n'urukiko rukuru urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza ku itariki 30 Nzeri mu mwaka w'2025. Ugendeye ku buryo iminsi igize umwaka mu igororero ibarwa, Karasira yararangije igihano cye aho yakirangije ku munsi w'ejo ku itariki 6 Gicurasi muri uyu mwaka w'2026. Ibindi byaba byari iyezandonke, ibindi byaha byari iyezandonke kudasobanura inkomoko y'umutungo we urimo amafaranga yafatanywe cash n'ayari kuri konte ze zitandukanye zirimo iza banke ndetse n'ayari kuri simukadi cyangwa se mobile money. Ubushinjacyaha kandi bwari bwajuririye icyemezo cy'urukiko cyo gufunga Karasira imyaka 5. Urubanza mu rujurire rukaba rutari rwakaburanishijwe. Igororero ryagaragaje ko iyo bagiye gufungura umuntu, iri gororero ribanza umuntu burebera gusa ku cyemezo kimufunga cyashyizwe muri systeme y'ikoranabuhanga yifashishwa. Karasira rero yagiye amenyekana mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, nk'ibiganiro yakomeje kugenda acisha ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'ibiganiro yagiye akomeza kuvuga ibitagenda ngo mu Rwanda, aho ndetse ari ibintu yavugaga ukabona ko biteje ikibazo muri societe nyarwanda, aho bamwe bavuga ko ari kuyobya abantu cyangwa se hari ibintu ari kuvuga bituma abantu benshi
batekereza ibindi cyane. Ibyaha rero Karasira yakoze ngira ngo mwabyiyumviye, gusa kuri ubu ku munsi w'ejo bikaba byavugwaga ko yagombaga gufungurwa, aho ndetse ku munsi w'ejo aribwo hagiye hakwirakwira amakuru ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bavuga ko n'ibinyamakuru bivuga ko Karasira agiye gufungurwa. Ngira ngo mu byaranze urubanza rwa Karasira mu bagiye barukurikiranira hafi, wabonaga ko ari umugabo uzana udushya mu rukiko. Kuri ubu rero inkuru ibyutse ikwirakwira ahantu hose, by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, ni by'urupfu rwa Karasira. Abantu bari kuvugaho mu buryo butandukanye, ariko muri rusange igororero rya RCS rikaba ryatangaje ko Karasira icyamuhitanye ari uko yafashe imiti myinshi yari asanzwe anywa, agafata imiti irengeje urugero. Kuri ubu rero hakaba hategerejwe raporo za muganga ku bijyanye n'urupfu rwa Karasira ngo barebe icyamwishe. Ku munsi w'ejo nibwo hasohotse inkuru zavugaga ko uzaramba Karasira Aimable wamenyekanye nka Professor Niga wahamijwe icyaha cyo gukurura amacakubiri muri rubanda agiye gufungurwa nyuma yo kurangiza igihano cye cy'igifungo cy'imyaka 5 yari yarakatiwe. Byari biteganyijwe ko yari kurekurwa ku munsi w'ejo ku wa gatatu, aho urukiko rukuru urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye Nyanza rwari rwahamije icyaha uzaramba Karasira ku itariki 30 Nzeri mu mwaka wa 2025, ugategeka afungwa imyaka 5. Karasira yashinjwaga ibyaha birimo guhakana jenoside yakorewe abatutsi, guhishingiro jenoside, gukurura amacakubiri ndetse no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ubushinjacyaha bugahamya ko byakorewe ku muyoboro wa YouTube mu bihe bigiye bitandukanye. Yashinjwaga kandi icyaha cy'iyezandonke nk'uko nabigarutseho, ndetse no kudasobanura inkomoko y'umutungo we urimo amafaranga yafatanywe, harimo amafaranga ari cash ndetse na yarari kuri konte ze zitandukanye, harimo bank na mobile money. Icyo gihe ubushinjacyaha bwari bwasabye ko Karasira yahamwa n'ibyaha byose bumurega, urukiko rukamukatira igifungo cy'imyaka 30. Karasira kandi yasabye imbabazi abakomerekejwe n'amagambo yavugiye kuri YouTube mu bihe bitandukanye, avuga ko nta mugambi afite wo kubiba amacakubiri ndetse no guhakana jenoside. Ku bijyanye n'inkomoko y'amafaranga yafatiriwe, ubushinjacyaha bwagaragaje ko Karasira yayakuye mu barwanya leta bari bashyigikiye ibyo yavugaga, ari naho abantu benshi bavugaga ko abo bantu bamuhaga amafaranga bari hanze aribo bamutizaga umurindi. Karasira we yavuze ko yaratunze menshi arimo imperekeza yahawe na Kaminuza y'u Rwanda yabereye umukozi, ndetse n'amafaranga yohererejwe n'abagira neza, kandi ngo nta cyari kuyamutwara kuko akiri ingaragu. Urumva ko niba yarakiri ingaragu nta famiye afite yo kwitaho, ayo mafaranga yose yahabwaga, we avuga ko n'ubundi yagombaga kuyakusanya akaba ari menshi, kubera ko nta nshingano nyinshi yari afite zari gutuma ayo mafaranga ashira. Nyuma yo gusuzuma ubwiregure bw'impande zombi, urukiko rwamuhanishije igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 ndetse runategeka ko imitungo ye yose yafatiriwe irekurwa. Karasira yatawe muri yombi muri Gicurasi mu mwaka wa 2021, akaba yarafungiye mu igororero rya Nyarugenge. Ubibaze neza ndetse ugendeye ku buryo iminsi igize umwaka mu igororero ibarwa, Karasira Aimable yarangije igihano cye ku itariki 6 Gicurasi, ubwo ni ku munsi w'ejo. Ubuyobozi bw'igororero rya Nyarugenge bwari bwatangarije igihe ko nubwo Karasira Aimable atararisohokamo ariko yamaze kumenyeshwa ko ari butahe.
Karasira Aimable nubwo yaragiye gutaha, ubushinjacyaha bwari bwajuririye icyemezo cy'urukiko cyo gufungwa imyaka 5, urubanza mu bujurire rukaba rutari rwakaburanishwa. Igororero rya Nyarugenge ko iyo bugiye gufungura umuntu burebera gusa ku cyemezo kimufungura cyashyizwe muri systeme y'ikoranabuhanga yifashishwa. Umwe mu banyamategeko baburaniye Karasira, Maître Gashema Felicien, nawe yari yabwiye igihe.com ko kujuririra bidakuraho ko Karasira afungurwa ndetse akazaburana mu rukiko rw'ubujurire ari hanze. Izina rya uzaramba Karasira Aimable ryamaze igihe rivugwa cyane ndetse rivugwa imyato, kuko benshi mu bahanga mu by'ikoranabuhanga yanyuze mu biganza abacurama abantu bakomeye mu basohokaga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ahagana mu mwaka wa 2010 yinjiye mu muziki yita Professor Niga, ndetse izina rye ryamamara henshi mu bakunzi ba hip hop, aho bishimiraga ko iyi njyana yafatwaga nk'ibirara yayobotswe n'intiti nk'umwarimu wa kaminuza. Kuri ubu rero hakaba hategerejwe raporo ya muganga kugira ngo hamenyekane cyaba cyahitanye Karasira mu by'ukuri, niba ari iyo miti koko cyangwa se hari ibindi bintu bishobora kuba byamuhitanye. Ngayo nguko rero ayo nama updates twagira ngo tubagezeho hano ku Rumuri TV show. Wifuza kuzajya uhora ubana natwe, nta kindi usabwa gukora uretse gukanda aho handitse subscribe, ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, bityo ukajya ubasha kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubategurira hano ku Rumuri TV show.